Nishimiye kandi kubasomera ijambo rya nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yari kuritugezaho gusa ari mu ntera ndende uturutse ahangaho uyu munsi. Ngiri bwana munyamabanga mukuru umuryango w'abibumbye, madamu muyobozi rusange umuryango w'abibumbye wita ku buzima ndetse n'ubucuruzi, banyakubawa abagize inama njyanama y'umutekano, banyakubawa ni ishema rikomeye ndetse n'ubwenge buhanitse inshingano za Repubulika ya Congo gufata inshingano muri ku kwezi kwa karindwi ku buyobozi bw'inama njyanama y'umutekano umuryango w'abibumbye. Kuyobora iyi nama ni ukugira inshingano zo gihe kimwe n'igice cy'inshingano rusange ku isi yose. Icyo ni urwibutso ko turi abavugizi ku guhamagarira amahanga kwita cyane cyane ku bihangayikishije, ariko nanone tukagaragaza ibintu bituma habaho ubwitange burusheho gukumira amakimbirane. Mu myaka ibarirwa muri za 40 ishize, inama njyanama y'umutekano yayoboye guhinduka kw'ibikorwa bikomeye. Uyu munsi ukuri kugaragara nta gushidikanya, ubuyobozi bw'umutungo kamere bwahindutse ikibazo gikomeye ku mahoro ndetse n'umutekano mpuzamahanga. Nuko kwemera kwanjye kwanyoboye ku bihugu byinshi kwishimira cyane cyane kino kiganiro, ndetse nkamagarira imiryango mpuzamahanga ko tugomba gutwara isuzuma rishya ku mpamvu zitera amakimbirane akomeye muri kino gihe, kubera ko isi yarahindutse. Abacuruzi amabuye y'agaciro, abajya mu mazi cyangwa se iby'amazi, amashyamba, umutungo kamere w'ingufu, ubutaka buhingwa n'urusobe rw'inyabuzima ni uburyo shingiro rw'impinduka z'ingufu n'imbaramatwara mu ikoranabuhanga, umutekano w'ibiribwa n'ibindi mu iterambere ry'ubukungu bitera amakuba. Ntibizigera bibaho ko umutungo kamere ufite byinshi nk'ibyo ngibyo bibarwa ko bikeneye ku kiremwa muntu. Ariko mu gihe cyose isi ikomeje gutanga ingufu, igomba no kwita cyane cyane kwino biba ingufu ku makimbirane, bitera inkunga imitwe yitwaje intwaro, guteza imbere ibyaha byibasira inyoko muntu, gucika intege no ku burenganzira bw'abaturage ku bw'inyungu zemewe n'amategeko, ku bw'ubutunzi nyine babushakishwa. Ibi rero ni ibihe bidasanzwe cyane cyane mu gihe cyacu. Umutungo kamere ushobora kuba ishingiro ry'ubukungu busangiwe cyangwa se imbaraga zitera ubunyamaswa. Byose biterwa nuko bimeze cyangwa se bigengwa. Banyakubawa abagore namwe bagabo, ubwa Repubulika ya Congo iki kibazo ntabwo ari inyigisho cyangwa se ngo bibe ibitekerezo, ahubwo byagize ingaruka ku mateka yacu, ku bantu bacu no ku hazaza hacu. Igihugu cyacu gifite agaciro mu bukire cyane ku isi ku mutungo kamere, amabuye y'agaciro ndetse n'ubushobozi bwo ku rwego rw'ingamba, amashanyarazi akomoka ku mazi, ubutaka bunini buhingwa, ibinyabuzima bidasanzwe n'ikibaya cya Congo, kimwe mu bisigaye bike cyane ku isi bitanga umwuka mwiza biyungurura carbone dioxide, bigize umurage ukomoka ku kamaro gakomeye cyane k'ibice biri ku mipaka yacu. Ariko ubu butunzi bwahindutse kenshi cyane intege nke, aho bwagombaga kuba inkingi mu iterambere, byazanye urugomo rukabije, urugomo no guhungabana k'umutekano. Mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye amahoro arambye ntabwo agitandukanye n'intambara yo kurwana hashakishwa amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, bivuye mu gusenya ibikorwa remezo, amatsinda yitwaje intwaro ndetse n'urujya n'uruza rw'inkunga iyi mitwe iherezwa, nk'imiyoboro ibemerera kwibonera ibikoresho, bakoresha abana batoya ndetse bakisanga amakimbirane akomeye cyane cyane kugira ngo babone umutungo kamere ukeneye ku isi. Uyu mutungo wabaye ukomeza intambara aho guteza imbere abaturage. Ntabwo bikiri ikibazo gusa, ni ikibazo cy'igihugu, ahubwo cyaba ikibazo kirenze. Ibi ni ikibazo ku mahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga rwose. Nta mpinduka ishobora kubaho ku ngufu keretse gusa ari uko dushingiye ku guhagarika akarengane gakorerwa abaturage b'abahinzi. Nta gishobora kubaho mu miyoboro nyayo y'ibicuruzwa n'umutekano mu gihe nta mutekano kuri leta no ku by'abaturage bakora aho ibyo byose bituruka. Niyo mpamvu Repubulika ya Demokarasi ya Congo itazigera na rimwe yemera kwicecekera. Niyo mpamvu yazanye muri iyi nama kugira ngo tubiganireho, kugira ngo duhagaragaze ubunararibonye bwacu
ndetse n'icyo umuntu yakora kugira ngo dutange ibitekerezo byimbitse, kubera ko imiyoborere ya Repubulika Demokarasi ya Kongo atari ikintu gisanzwe. Duhishura ubusumbane ku isi, aho ibikorwa rusange bishingiye ku buringanire n'inshingano zizadufasha kuzana igisubizo kirambye. Banyacyubahiro, bagore namwe bagabo, itegeko nshinga ry'umuryango w'abibumbye riduha inshingano z'ingenzi kubiba amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Iyi nshingano ntabwo igizwe kugira ngo isubizeho ibibazo gusa, ahubwo cyitse kubihagarika. Irasaba kandi ko inama njyanama yacu imenya uburyo bwo kumenya impamvu nyamukuru kandi igafata ingamba mbere y'uko imvururu ziyongera, amakimbirane akaba yagutse. Mu myaka yashize, inama njyanama y'umutekano yashoboye guhindura uburyo bwo kubukoresha kugira ngo ibitero bishya bihagarikwe. Turagira ngo kimwe n'ubushishozi bw'iyo miyoborere yabaye mibi cyane ku bw'umutungo kamere, tugira ikintu gikomeye cyane dukora, turahagarika ihungabana, amakimbirane no gucika intege kwa za leta. Uku kwemerwa ntabwo gushidikanywaho, nta na rimwe habayeho gushidikanya ku butegetsi bwa leta. Ibinyuranye n'ibyo ahubwo bigira uruhare mu kurinda kubera ubusugire buhoraho ku mutungo kamere. Ntibishobora gutangazwa gusa, ahubwo agomba kuba ari ugukoreshwa kuzuye k'ubushobozi bwa leta n'umutungo w'igihugu bifitiye akamaro abaturage, ndetse atari gufasha imitwe itwara intwaro, kugira ngo dushyire iherezo ku bagizi ba nabi cyangwa se inyungu ya bamwe itemewe n'amategeko. Umutungo kamere ugomba gutera inkunga iterambere ry'igihugu, gushimangira ubushobozi bwa leta no kurema imirimo y'agaciro nyinshi mu gihugu no gutanga umusaruro. Kuri Afurika, ibi bivuze kurenga ubukungu bushingiye ku gucukura kimwe kugira ngo hubake ubukungu mu mpinduka z'inganda, iterambere rusange n'ibindi. Iki ahubwo ni ugusaba ubutabera mu by'ubukungu, ni nabyo ni ingenzi ku mahoro arambye. Banyakubahwa, bagore namwe bagabo, amateka twigisha ko umutungo w'ingamba ushobora kuba impamvu yo guhatana cyangwa se ishingiro ry'iherezo rusange ryacu. Umunsi uzakurikiraho, umunsi wakurikira intambara ya kabiri y'isi yose, Uburayi bwagize amahitamo yo gukora amakara ndetse n'ibyuma, bigeze kuba intandaro y'amakimbirane nabyo ubwabyo. Ishingiro ry'ubufatanye burambye mu muryango w'i Burayi ku bijyanye n'amakara n'icyuma byazanye ingamba. Iyi gahunda yagaragaje ko umutungo w'ingamba cyangwa se umutungo kamere, iyo ugenzwe neza mu mwuka w'icyizere n'inyungu rusange, bishobora kuba igikoresho cy'amahoro aho kuba imvano y'intambara. Gahunda rero ya Kimberley ishyigikiwe n'inama y'umutekano binyuze mu mwanzuro w'1959 w'umwaka wa 2003 wagaragaje ko ibikorwa rusange bishobora kugabanya uruhare rw'umutungo kamere mu gutera inkunga amakimbirane ndetse no gukomeza inshingano z'abafatanyabikorwa bose mu ruhererekane rw'ubucuruzi. Muri Aziya, ikibaya cya Lake Mekong kigaragaza uburyo umutungo rusange ushobora kugira ngo ubibe urufatiro rw'ibiganiro ndetse n'ubufatanye. Muri Eurasia, imiyoborere y'umubyeyi Caspian itwibutsa ko umutungo, ibyifuzo rusange by'ingamba ku mategeko shingiro yemezwa ku buryo busangiwe ku murimo wo guhangana n'amahoro ndetse no guturisha akarere. Ahandi hose, uburyo bwo kwemeza gukurikirana ubufatanye bw'akarere ndetse no kugaragaza ko nta gisubizo gishobora kubaho ari uko byose keretse bibashe guhurizwa hamwe ndetse no kwemerwa mu buryo bumwe. Amikoro kugengwa bishobora kuba ikintu cy'icyizere, ituze ndetse n'iterambere. Iri somo rirakenewe muri kino gihe, bifitiye akamaro kurusha mbere hose. Ikinyejana cya 21 ni icy'abana bato bakomeye, amazi, amashyamba, ingufu ndetse n'ibinyabuzima bitandukanye. Ikibazo cy'uko hari umutekano muke twagombye kumva ko cyoroshye. Tugize ubwenge bwo gukora iby'ingenzi dusangiye ku bukungu, ese twakemera ko byagira uruhare kugira ngo habeho amahane n'amakimbirane yo mu gihe cyacu? Oya rwose. Nyakubahwa, duhanganye n'iki kibazo, Repubulika ya Kongo irasaba kugaragara kw'inyigisho nshya ku miyoborere y'umuryango mpuzamahanga ku mutungo kamere uri mu mutima wa gahunda y'amahoro n'umutekano. Iyi nyigisho ishingiye ku kwemera byoroshye iby'umutungo kamere, tuvuga ko umutungo kamere udashobora gukoreshwa mu buryo bubi cyane.
ibi byahita bigaragaza neza ko ari ngombwa ko ubusugire bw'igihugu, imitungo n'ibikoresho by'iterambere shingiro bishingiye ku ituze bya leta nk'ejo hazaza h'isi yacu bigomba gusobanurwa neza dushingiye ku mahame atandatu. Irya mbere, kuba ubutegetsi ku buryo bufatika n'imiterere ihoraho y'ibihugu ku bijyanye n'uko umutungo kamere umeze. Nta bantu bagomba kubona uyu mutungo ukoreshwa ku nyungu z'imitwe itwaje intwaro, amahuriro y'abagizi ba nabi cyangwa se afite inyungu zabo bwite badashobora kugenzura mu buryo bwuzuye. Icya kabiri ni ubwisanzure bw'imiyoboro yo gutanga ufasha. Leta ikora mu gihe cyiza, ikigo, abashoramari n'abaguzi basanga inshingano zo kwemeza inkomoko y'umutungo utangwa byemewe n'amategeko kugira ngo ubucuruzi bwemewe. Icya gatatu, gushimangira uburyo bwo gukora dukurikirana, dushaka icyemezo, igenzura ryimbitse n'uburyo bwo kubazwa inshingano mu rwego rwo kurinda abaturage, gushyigikira ibihugu, gutanga umusaruro no guha imbaraga abafatanyabikorwa bose mu ruhererekane rw'agaciro. Icya kane ni imirwano cyangwa se ni gahunda yo guhagarika ihangana mu bukungu, aho gutera inkunga amakimbirane binyuze mu ikoreshwa ry'umutungo mu buryo butemewe n'amategeko bisanzwe bigomba kubazwa ahubwo ababikora. Igihe cyose ubukungu bubaye uburozi bizakomeza kuba ingirakamaro ku mahoro, ku ntambara, mu gihe hatabaye kubaha amategeko. Kubaha amategeko nibyo bizaduha amahoro, biroroshye. Icya gatanu ni uguteza imbere ubufatanye mu buryo buboneye kandi bifitiye akamaro impande zombi. Ibihugu bitanga umusaruro ntibisaba inkunga iyo ari yo yose cyangwa se umuryango w'abagira neza, ahubwo turasaba ubutabera, icyubahiro n'ubufatanye bitanga agaciro, bigateza imbere iterambere ry'inganda no kunoza imibereho myiza mu buryo burambye ku baturage. Hanyuma icya gatandatu ni gushyira ubuyobozi mu nzego zibanze. Abaturage batuye mu gace k'imbere, mu gace karimo ibibazo bagomba kurindwa, bifitanye isano n'ibyemezo n'inyungu zikomoka ku mutungo kamere w'aho bari, kuko bigomba kubanza kubugirira akamaro bo ubwabo. Kubera ko hari umutungo ukungahaza isi, ariko bigomba kwemerwa yuko abatuye aho ubwo mutungo uri bagomba kuvanwa mu bukene mu buryo runaka, bikaba isoko y'iterambere aho kugira ngo isoko y'imyigaragambyo n'ihungabana. Banyakubahwa abagore namwe bagabo, Repubulika ya Congo iri kuvugana n'abantu uyu munsi uburemere bw'igice cyangwa se uburemere bw'igihugu cyanyuze amateka akomeye, ariko nanone dufite icyizere ku gihugu kirimo kuzamuka, gishaka kugira ku mbaraga z'ubushobozi buhambaye mu gutanga amahoro, iterambere n'ubufatanye mpuzamahanga. Intego yacu irasobanutse, dukoresha umutungo wacu, amasoko karemano ntabwo akiri isoko y'intege nke, ahubwo ni igikoresho cy'impinduka, ituze n'iterambere. Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni igihugu gitanga ibisubizo, ishyigikiye ihinduka ry'ingufu ku isi yose kubera ubucuruzi mu by'agaciro ndetse no ku rugamba rwo kurwanya imihindagurikire y'ikirere bitewe n'ikibaya cya Congo, ku mutungo w'amazi, ingufu n'ibiribwa muri Afurika, bitewe n'ubushobozi bwacu buri muri twebwe ku ingufu z'amashanyarazi zikomoka ku mazi n'umubare munini w'ubutaka buhingwa kugira ngo tubungabunge urusobe rw'ibinyabuzima ku isi, bitewe n'uko nanone dufite umurage karemano udasanzwe, kandi tukaba turi iterambere ry'inganda muri Afurika mu gihe cy'umutungo kamere uteza imbere uru rwego. Kuri inyungu y'agaciro k'inyongera n'akazi n'ubuhanga bizashoboka. Ariko kuri Repubulika, kugira ngo Repubulika ya Congo ibashe gukora uruhare rwayo mu nshingano zayo, igomba kugira amahoro, kandi kugira ngo aya mahoro arambe ni ngombwa ko amasoko y'ubukungu agomba kurindwa intambara. Niyo mpamvu impaka ziduhuza uyu munsi zirenze urwego rumwe rw'abanyekongo n'umuryango wa Afurika n'isi yose ireba ubukungu, abakora ndetse n'ibihugu bikoresha abaguzi, inzego n'imiryango mpuzamahanga, abashinzwe ubukungu mu karere n'isekuruza bizaza, twese biratureba kubera ko twebwe duhambiriwe n'iminyururu imwe y'ibibazo byo gutanga serivisi ku kirere ndetse kimwe na ngombwa ku mutekano n'icyubahiro. Uburyo bwacu ntabwo bugamije guhuza gusa abakora cyangwa ngo habeho abaguzi bashya mirongo yo kuvunika, oya, dushingiye ahubwo ku kwemera gusanzwe mu isi y'umutekano n'uruhererekane rushingiye ku miyoborere myiza ndetse n'ibihugu bitanga umusaruro mu iterambere, abaturage mu gace bagomba kugezwaho iterambere mbere na mbere, ndetse rukaba n'ingoyi cyangwa se urunigi rutanga serivisi mu buryo buhamye. Ndahamya ko ibi ngibi ari ukuri,
ubufatanye burambye gusa iyo buringanijwe no guhindura ingufu byemewe bisabye kubahiriza amategeko ndetse no kwita ku burenganzira bwa muntu biba isoko y'amikoro ntagerwa. Ni mu bwo buryo Repubulika ya Congo yizeye ko ikiganiro cy'uyu munsi gifungura impinduka irambye. Ibibazo byemewe n'amategeko ibihugu bigomba kumvwa kuko inyigisho rusange ntizubakwa no gushyira amategeko atari ukugabana ahubwo gahunda yo guhagarika amacakubiri tukita ku biganiro binyuze mu kwizerana no gushakisha uko twarangiza ibibazo. Ni kuki igihugu cyanjye gishyigikira ibi ngibi? Kuva mu itsinda ry'inshuti z'ubutegetsi ku mutungo kamere ibihugu birebwa n'umuryango w'abibumbye, umuryango w'abibumbye ubwawo, imiryango, ibigo by'imari byo mu karere na mpuzamahanga, ibigo bitanga umusaruro ndetse n'abaguzi, abakora mu bukungu, abashinzwe inshingano kimwe n'ikigo mbonezamubano. Intego yacu ni ukuba iyo kubungabunga ikiganiro gikomeje kugira ngo dusangire imikorere myiza, kugira ngo hakorwe mu mbaraga uburyo busanzwe no gushyiraho uburyo bw'iterambere kandi bufatika, ibitekerezo byo kunoza no guhuza ibisubizo ku bibazo by'umutungo kamere mu bikorwa bihari. Kandi ibi ngibi twarabigaragaje muri kino gihe twe dufite ubuyobozi bw'akanama gashinzwe umutekano. Ibyo ni umwuka w'uburyo bwo kubikora. Reka dutange uburyo bwo kubahiriza ubusugire bw'igihugu, gushimangira imiyoborere, kurinda abaturage ndetse tugaha imbaraga amasoko, dukuraho gukoresha umutungo kamere mu buryo butari bwo. Ntabwo bikiri ibitera amakimbirane ahubwo biba ishingiro ry'amahoro arambye. Bagore namwe bagabo, amateka aratwibutsa gake gake ko impinduka zikenewe. Tugumana ubutwari mu byemezo byacu. Buri gisekuru gisabwa gusubiza ibibazo byo mu gihe cyacyo. Ibyacu bigomba kumenywa ku mutungo kamere ntabwo ugomba kuba isoko y'ibibazo ahubwo ni isoko y'iterambere. Bibaye ikibazo gikomeye cy'amahoro, umutekano ndetse n'ubutabera n'iterambere, nibyo tugomba kwitaho. Dushobora gukomeza kwivanga mu gihe ibibazo byamaze kuvuka cyangwa se dushobora gukora ibintu bishya mu guhangana n'ikibazo cy'ubukungu n'ubugizi bwa nabi bugaburirwa n'uwo mutungo. Dushobora kuzemera tukemera ko umutungo wo mu kinyejana cya 21 ukomeza kugira ngo utere inkunga amakimbirane ahubwo ushobora gufata icyemezo cyo gutera inkunga iterambere, guhanga udushya mu cyubahiro cy'abantu. Aya ni amahitamo ari imbere yacu, ni inshingano zacu kugira ngo twite ku gisekuruza kizaza. Iki nicyo cyifuzo cy'uko Repubulika ya Congo uyu munsi imbere y'inama y'umutekano, umutungo kamere ntukora ibigomba kuba ukoreshwa nko guhashimangira ubudasa bw'igihugu. Ugomba kuba ishingiro ry'umutekano wacu rusange. Niba tuzi gukoresha amabuye y'agaciro, amazi, amashyamba, ingufu n'ibindi binyabuzima bitandukanye, ubufatanye bwacu ni ngombwa duhangane n'ibibi birimo. Dushobora kuvuga ko inama y'umutekano izaba inama ifata inshingano, kandi amateka azabyibuka hano ko umuryango w'abibumbye, umuryango mpuzamahanga wahisemo gukora ureba ku mutungo kamere atari ku murage w'amatsinda yacu gusa ahubwo nk'ishingiro ry'iherezo ry'ibibazo rihari. Ndabashimiye cyane. Uyu nguyu ni Perezida Tshisekedi Tshilombo wagejeje ijambo rikomeye ku muryango w'abibumbye. Uyu mwanya duhaye ijambo munyangamukuru nyakubahwa Antonio Guterres, nyakubahwa Madame Therese Kayikwamba, unyihanganiye ku bw'izina ryawe vuze neza rirakomeye. Miss Ububanyi n'Amahanga n'ubufatanye mpuzamahanga no kufatanya n'abavuguru muri Faransa, Repubulika ya Congo, banyakubahwa, ndashimira Repubulika ya Congo kubera ubuyobozi bwayo yagaragaje muri kino kintu cy'ingenzi cyane, ikibazo kiduhuje uyu munsi. Hirya no hino ku isi kugenzura n'ikoreshwa ry'umutungo kamere, kuvugurura cyane cyane byabaye isoko y'amakimbirane, ni inzira nanone kandi y'ikibazo. Amabuye y'agaciro nka lithium, cobalt, nickel na meteorite harimo ibintu byinshi isi isanzwe ikeneye, bifite iby'ingenzi cyane ku cyerekezo turimo. Amaherezo y'ibikeneye ku isi yose arafunguye, ibitekerezo by'ingenzi ku iterambere ry'ibihugu bitanga umusaruro, ariko nanone bikongera amahane muri politike y'isi. Ariko mu muvuduko w'ibi ngibi hagomba kuba kwita cyane cyane kubikenewe, cyane cyane kurangiza amakimbirane akomeje kugira ingaruka ku bantu.
amafaranga yinjira aturuka ku ikoreshwa ry'umutungo mu buryo butemewe n'amategeko agomba guhagarikwa kuko aba isoko y'umutekano muke, ikomeza imitwe yitwaje intwaro, inkomoko y'ubugizi bwa nabi, gahohotera imiryango mpuzamahanga ndetse igaharanira ukutumvikana muri politiki. Tubibona mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, aho imitwe yitwaje intwaro ikoresha uburyo bw'ubucuruzi mu y'agaciro butemewe n'amategeko no gucuruza mu y'agaciro mu buryo bw'amagendu, mu gihe abaturage b'abasivile bakomeje kwishyura ikiguzi cy'amakimbirane nk'uko byagaragajwe muri raporo y'izitsinda zikurikirana ibibera ku butaka bwa Kongo zashyizweho n'aka kanama. Ibi kandi turabibona muri Sudani, urugamba rukomeye rwo guharanira ubutegetsi no kugenzura uturere bishyigikiwe no gukoresha umutungo kamere cyane cyane zahabu ndetse n'urwego rukomeye, bigatuma ibikorwa by'ubugome n'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu bikomeza kuba byinshi. Ahantu hose umutwaro uremereye cyane, uremereye abanyantege nke, abagore n'abana ndetse n'imiryango birukanwe mu bihugu bifite ubwo butunzi. Niyo mpamvu ikiganiro rusange uyu munsi ari umwihariko n'amahirwe. Madamu Perezida, inama y'umutekano yemeje kuva igihe kirekire ko ubucuruzi bw'ibikoresho by'umutungo mu buryo butemewe n'amategeko bigira uruhare runini mu gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro. Ibyo bikaba ari ikibazo nk'umuko y'amakimbirane no kwiyongera kw'ibibazo by'ubugira neza, kandi twafashe ingamba zo gukuraho bino bikozwa binyuze mu guha inshingano amahoro, dushyize urwego rushinzwe amahoro ku isi no gufasha gukurikirana icuruzwa y'agaciro binyuranyije n'amategeko, ariko kandi nanone tugahamagarira inshingano uruhare kugira uruhare imiryango mpuzamahanga ndetse no mu karere, cyane cyane cyerekeye Repubulika ya Kongo, Libya, hari Al-Shabaab. Tugiye guhagarika ubucuruzi ku mutungo kamere utemewe n'amategeko no gukumira inyungu ziva muri ibi bikorwa by'urugomo. Ndashimira akazi k'amatsinda n'ibice amatsinda y'impuguke afasha muri izi mbaraga binyuze mu kwandika inyandiko z'ibyaha, binyuze mu gukurikirana imiyoboro itangwamo ayo mabuye no kumenya imiyoboro abanyamwuga n'abatera inkunga imitwe itwaje intwaro binjirizamo amafaranga. Ubumenyi bugomba kuyobora gushakisha ibisubizo. Banyakubahwa, ndateganya ko ejo hazaza hari ibi by'ingenzi tuzava dufite. Ubwa mbere, twebwe tugomba kwemeza ko igikorwa ku mutungo kamere amabuye y'agaciro ugomba kuba isoko y'iterambere rirambye apana intambara. Igihe kirageze ngo habeho igishushanyo mbonera cyerekana neza umutungo kamere udagomba gukorwaho. Tugafata kandi ingamba zikomeye ku miryango ikennye isigara idafite icyo ibona muri ubwo bukungu. Igihe kirageze cyo kuziba icyuho kiri hagati y'ubutegetsi bwemewe bw'igihugu ku mutungo kamere wacyo n'ibikorwa bikomeye by'uburenganzira bwa muntu n'ubusugire bw'igihugu. Muri Afurika ni ikibazo cy'ibura ry'ubusugire gikomeje kugaragara. Ingaruka zirambye z'ubukoloni zihuriweho, ibibazo by'imiyoborere bya leta mu buryo budasanzwe kandi bigashaka ku buryo bwo kwigarurirwa, kongera gushora imari mu butunzi bikubiyemo umutungo kamere w'izo bihugu. Itsinda rishinzwe rero ikibazo cy'amabuye y'agaciro y'ingenzi mu mpinduka ku ngufu zitanga inzira zikomeye ni ngombwa. Ishoramari mu buryo bunoze n'imiyoboro y'agaciro gakwiye, impinduka n'inganda zikoreshwa byose bigomba kwitabwaho, kandi ubukungu bugomba kuba buhuye cyane cyane no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Abaturage ntibagire impungenge. Ibihugu n'abaturage bigomba kwitabwaho bigakomeza kugira umurongo nyawo. Niyo mpamvu umuryango w'abibumbye ufasha inzego z'ibihugu gushimangira imiyoborere n'inzego kugira ngo hanozwe gahunda y'amategeko agenga ibintu no kwemeza ko umutungo kamere w'amabuye y'agaciro utanga umusanzu mu iterambere rihuzwa n'abaturage n'amahoro. Dushyigikiye gahunda igamijwe yo kongera ubushobozi ku biganiro by'igihugu, amasezerano y'ubucukuzi bw'agaciro aboneye n'impinduka n'ivugurura ku rwego rwo gucunga umutungo mu buryo rusange no kugabanya ingaruka kwangiza sosiyete n'ibidukikije. Gahunda y'umuryango w'abibumbye ku bidukikije EPNU n'ubukungu kwa Afurika y'Isiya ikorera muri Mozambique, Uganda na Repubulika ya Kongo no muri Zambia ukoresha inkunga ituruka muri iki kigega ku ntego rusange y'iterambere rirambye. Icya kabiri ni ukwirinda. Tugomba kugenzura amazi no gukomeza gukorera mu mucyo ku miyoboro yose y'ibicuruzwa no kwirakweza amabuye y'agaciro mu mutungo kamere, ndetse tukareba aho bituruka ndetse n'uburyo byaje n'ahandi mbere y'uko bigera ku isoko rya nyuma.
kuba rero hagira ingaruka ku ngamba zikomeye zigomba kuba hagamijwe uruhererekane rwose kugira ngo tumenye neza ibihari. Ubufatanye bw'ibihugu, umusaruro, ubwikorezi n'ukoreshwa kw'ingamba zose zishoboka bigomba kuba binyuze mu mucyo kandi byurije amategeko. Imiryango mpuzamahanga n'akarere, ibigo by'imari n'urwego abantu ku giti cyabo bose bafite uruhare runini mu gukora nk'uko bigaragazwa n'ibimenyetso kandi itangazo ryatanzwe mu cyumweru gishize. Umuryango w'ibihugu by'i Burayi uza kugura, gutumiza no kohereza zahabu mu mahanga ikomoka muri Sudani bigomba guhagarikwa. Kohereza ibicuruzwa muri iki gihe, ibicuruzwa bya mercure ikoreshwa ryo gucukura zahabu ntabwo bigitekanye. Abakora bashobora gutanga umusanzu wabo gukumira imitungo ifite inkomoko mibi kugira ngo kugera ku masoko kuko biba bitubarije amategeko. Tugomba kurikirana inshingano zo kwita ku ibyo byose bituruka. Hagati aho tugomba gushimangira ubufatanye, ingamba zo kugabanya ubusumbane mu turere, icyuho kiri hagati y'inzego z'igihugu n'ikoreshwa nabi ry'imitwe yitwaje intwaro ikora ubugizi bwa nabi. Icya gatatu, ubwumvikane burambye bw'abantu batandukanye. Tugomba kongera ibikoresho biteganywa mu gice cy'ingingo 6 cy'itegeko nshinga ry'umuryango w'abibumbye. Ibyo ndabivugaho mu buryo burambuye hano. Ejo hazaza bitandukanye n'umutungo kamere wangiriza amahirwe n'amahoro, uburyo bwo kwinjira umutungo, kugenzura uturere, gusangira inyungu ndetse ku bibazo runaka bigomba gukemurwa mu buryo bwa politike, si ibyo gusa ahubwo na tekinike. Ibyo bigira ingaruka z'ingenzi ku nyungu ku mpande cyangwa se ku bagira amasezerano. Bagomba gutanga urumuri ku isesengura rya politiki no gushakisha uburyo bwo kuzana amahoro no kurangiza amakimbirane ku buryo bwuzuye. Bityo rero bizashoboka kubona ibisubizo bikora kugira ngo tugaragaze gukemura ibintu bikomeza amakimbirane no gushyira mu byiciro amashami y'ubufatanye bwa politiki mu buryo bwagutse. Kandi icya kane ni ikirere. Tugomba kwemeza ko ingamba zo gukumira n'ingamba za politiki zikomeje hashingiwe ku isesengura ry'ikirere dufite. Amapfa, imyuzure, kwangirika kw'ibidukikije n'uburyo bwangiza urusobe rw'ibinyabuzima bituma kenshi bigabanya umugozi w'ubutaka, umutungo kamere w'amazi ndetse n'amabuye y'agaciro, zahabu, ibishobora byose gutuma habaho ibibazo biremereye cyane atari kuri yo gusa ahubwo no ku mutungo ujyanye n'ibyo kurya. Niyo mpamvu dufashe abafatanyabikorwa bacu mpuzamahanga mu rwego rw'igihugu no mu karere kugira ngo hamenyekane ibihe, aho ibigeragezo, ibintu bifitanye isano n'ibidukikije, ingendo n'ibindi mu rugamba rwo gushaka umutungo kamere, ibizago byo kugaburira, ibyago byo kurya mu gihe dufite inzara, n'ibyo bikubiyemo ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru bishobora gufasha gukumira kwiyongera kw'amapfa. Ibiro by'akarere by'umuryango w'abibumbye ushinzwe Afurika yo hagati, urugero, bikubiyemo isesengura ku bijyanye n'ikirere, amahoro n'umutekano mu buryo bwo gutanga amakuru ku igenamigambi ryihuse muri Kameruni, muri Repubulika ya Afurika yo hagati, Repubulika ya Congo kimwe na Chad. Gahunda y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ibidukikije, ibiro by'intumwa yihariye ya Afurika UNICEF byashyigikiye ingamba zo guhuza ibikorwa by'ibanze ku mahoro mu rwego aho kwangirika kw'ibidukikije n'ibikomere bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane cya politiki. Ubukangurambaga ku bijyanye n'ibikorwa micungire y'umutungo kamere usangiwe byatumye bishoboka gufungura amahirwe afatika yo kuganira, ubufatanye ndetse no gushimangira icyizere. Madame Perezida, ikibazo cyose ni uguhindura uburyo umutungo kamere ucukurwa, uhindurwa, ugurishwa ndetse n'uburyo ukoreshwa ku bihugu bitanga umusaruro ndetse n'ibikomoka ku aho abaturage batuye. Bigomba rero bijyane cyane kubanza guteza imbere abatuye muri ako gace. Uko ibikorwa byo gukandamiza birushaho kurangira, niko ubusahuzi ahubwo burushaho kwiyongera. Tugomba kwambura rero imitwe yitwaje intwaro, imiyoboro y'ibyaha bibi, y'ishoramari n'amakimbirane. Amakimbirane gusa y'igihe kirekire agomba kurangira. Niba tutakoze icyo dushobora ku ikoreshwa ry'umutungo mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'umutungo kamere, bizakomeza kuzana ubusumbane n'ihungabana ry'ubukungu ndetse n'urugomo. Iyi mitungo igomba ahubwo kuba icungwa ku buryo ishobora gutera inkunga iterambere rirambye kandi ihuriweho na bose. Kushimangira rero inzego no guteza imbere amahoro n'iterambere kuri bose. Amaherezo ni ukureba amahitamo ya politike, kandi ndasaba abagize akanama guhitamo ubumenyi buzana amahoro. Ndabashimiye cyane, murakoze. Uwo ni Antonio Guterres, umuyobozi w'umuryango w'abibumbye, nawe agira icyo avuga ku bijyanye n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Congo, ubujyanye no guharanira amahoro, iterambere binyuze mu guharanira kuvanaho intambara, amakimbirane bituruka ku gukoreshwa nabi by'umutungo kamere mu buryo butemewe n'amategeko.
nk'uko Kongo yari yabigarutseho muri iyi manda yabo bahawe. Ngayo nguko rero mukomeze kubana natwe, muragenda mumenya byinshi biri kuvugwa hirya no hino ku isi. Ubwe neza, amahoro.